unambaye neza by the way. Murakoze cyane. Show wabonye gute? Nisho yagenze neza, ninjye performer wa mbere and ibintu bya byiza. Byari imbogamizi kuri we kubanza kuri stage? Bararepese neza nta kibazo bafite. Nk'umuhanzi iyo bakubwiye ko ari wowe uri banze kuri stage, niki uba uri mutekereza, niki utekereza gukora kugira ngo abantu bashyuhe? Ntabwo mbitekerezaho cyane kuko njye mbana repese kuzakora akazi mba ngomba gukora nabanza nagiye bwa nyuma mba ngomba kubikora neza, mba ngomba kumakinga sure ko mbikoze neza. Wongeye gutarama Ihuye nyuma y'umwaka umwe, stage Ihuye yari imeze ite itandukanye n'iy'ubushize? Byari byiza, Iwacu muzika y'uno mwaka nubwo kabiri nayijemo, ibintu byose nagiye mbona uko byari biri umwaka ushize ntabwo ari kubiri uyu munsi, ibintu abantu bitabiye ari benshi ariko no munsi none bagejeje kuza ari kare kandi bakaza ari benshi and everyone was happy, kamubwira azamura ko hakuzamura atitaye kuzuba n'umunaniro n'iki, byari byiza. Kera bavuga ko gutaramira baba usore n'inkumi bihuye bigora kubera ko ni intiti cyane, nawe niko bibonye? Ni bazi ubwenge cyane kuko bashimye ibintu bya traditionnel, basimye gakondo cyane, bazi ubwenge. Wagiye kuri stage wambaye ibirenge ruti kimwe n'itsinda ryose mwari muri kumwe, nukubera iki? Uko akari ko twambara tugiye guhamiriza. Ariko ruti ko atajya tuzanira aba bakobwa beza babasha kubyina bigakunda. Abo rero ntabongira kubera ko mu itorero mbamirizamo umwihariko wacu ni imihamirizo, kandi umuco nyarwanda nta mukobwa uhamiriza, aratagurira akajya gushagira iby'abagore nyine, ariko jewe ni guhamiriza, ni ingabo. Urumva ibintu by'abakobwa kabisa ntabwo nyine ntabasana se bakabyina iki, ariko mbaririmbira indirimbo zibakwiye, ariko nabo bakagira ahubwo narabatetesheje. Umuntu akuririmbira indirimbo zigukwiye ari n'umusore akazana akaze kubyinira barorere ariko bashake nabo babyiga. Uyu munsi bigenze bite? Byagenze neza, abantu banjye bari bishimye, barabyinnye, bari bankumbuye uko nabikubwiye nyine, bari bankumbuye kandi nanjye nimbakumbuye, so mbonye byari byishimo kabisa. Hari naho ugeze hagati ugira uti abantu bihuye bambwiye yuko ubakubita umuziki bakawuta inyuma yahuye, ubanza yamvugo yarabakanze yuko abantu bihuye badafara. Barababeshyeye kubera ko nsanze ibintu biberiwe nta nubwo bita inyuma yahuye kabisa, barababeshyeye n'imvugo gusa. Dani, ukunze kuzengurukana na band yawe bwite, biratuma hari igihe ushobora kuba wakora mu masaha y'imbere cyane, kuririmba mbere nta kintu bijya bikwaffectingaho? Ubundi ubusanzwe abantu benshi byo bakunda kuba baririmba inyuma ku mpamvu yuko kenshi abantu hari n'abantu baba bataraza, nk'ubu ngubu hari abantu bari mu nzira barimo baraza batarahagera, hari abantu ukuntu baba bakigeraho ngo bataramenya ibyo ari byo, batarabasha kujya muri mu by'ikirori, nibwo abantu bakunda kuririmba bwa mbere. Ariko njyewe of course kuri narimba bwa mbere, narimba mo hagati, narimba inyuma, byose biba bisa nkaho byenda kumera kimwe kubera ko abantu banjye babazi indirimbo zanjye kandi baba bantegereje, so ni iby'agaciro. Kandi nanone kuba nkunda gukora ama performance imbere cyane no kubera ko nazanye na bande yanjye, hari bande 3, so izo ziba zigomba kuvaho kugira ngo guswitchinga amabande biragorana cyane tu, so niyo mpamvu rero nkora mbere kenshi kugira ngo ibyanjye biveho ubundi n'abandi bakomezanya na symphony. Dusoreze kuri iki ngiki rero turerekeza i Rusizi ndetse ni Rubavu, wowe bite abirusizi abirubavu? Abantu b'i Rusizi nzi neza ko noneho bo kabisa barankumbuye byatari, noneho hashize imyaka myinshi, ubanza mperukayo kera tukiri muri za gumaguma kandi twakoreraga amateka, so ntegereje kureba noneho ibihari cyane ko abantu banjye baracyari kandi imiziki myiza irahari myinshi n'abaririmbira bazishima, ndabizi cyane kabisa. Ni show nziza cyane, asante sana, ni show nziza cyane. Mwabibonye nyine Butare murabizi ko ari abantu bagoye cyane, ariko kubera ko baba banasobanukiwe bumva imiziki cyane biba bigoye, ariko mubonye ko nibura uko biri, ariko baduhaye show vraiment. No kubona irino zuba ubushize twari turi complaining imvura, ariko murabona ko n'izuba rya karishye kabisa ryakoreye kuri tele. Ni soro kuva i Musanze komeza Bugesera aho muheruka ubu ngubu, itandukano riri kuri performance zagiye zitandukana, abafana bameze bate? Urona hatandukaniye n'ahandi hano Butare? Fan base ntago ziba zimeze kimwe, ariko icyambere n'ibyishimo kandi byanga byakunda namwe mwabibonye ko twabibonye anga, ariko nka Bugesera yari iri dope cyane, na Gicumbi byari sawa, bagenda barushanwa ariko nta gap nini irimo, ko bose bakunda umuziki kandi babishimye cyane. Nabishobora, nta mubyinnyi udashobora ikintu, everything wagikora. Contemporary nayo nayikora
gakondo nayo nayikora everything. Shaka ubutumwa nabwira abakobwa bagenzi banjye ni ugutinyuka bakumva ko nta kintu kidashoboka, bakumva ko nimba nje nabikoze ngiye Bianca nawe runaka wabikora uri umukobwa. Rero kwitinyuka nicyo kintu cya mbere, no gukora icyo ukunda ugishizeho umuhate, nakumva ibintu biri negative, kuko ibintu biri negative bishobora kukugusha nyine ugashiduka utageze ku nzozi zawe. Uba ugomba guharanira inzozi zawe ukazigeza kure, kubera ko nawe uzazangwa kubakira ejo hawe heza. Wapi mani Kenya Trap noneho yararakaye. Nta mikino, nta n'umwe witabira imikino, ikintu ubonye cyo bararakaye hano, byagiye ku yindi level. Nk'uko bisanzwe ni Kenya Trap ku mutima, Kenya Trap ku mugongo, baracyayihetse kabisa. Kurangiza kumurika album cyangwa se kumvisha inshuti zawe album ugahita ufata umuhanda uzihuye gutarama, ntago ari imvune? Ntago ari imvune kuko niko kazi kanjye nkora. Atari ko kazi kanjye yaba ari imvune, ariko nta mvune ziri mu cyuma. Ushari nyuma yo kuba wamurika cyangwa se wakumvisha inshuti zawe album, still kuri stage wajijwe igihe izasohokera, ariko nanone nta kintu ugeze uvuga bijyanye no kudestinita ari kivuga ngo ni iyi ngiyi. Ni ukubera ko album Full Moon deja irahari ariko iragurishwa tu. Nago strategy nakoresheje nyisora, nago ari nk'izo nari nsanzwe nsoramo, ngahita mfata imizigo nkayitura ku babosi banjye, abafana banjye. Irahari kuri 11, irabiri kuri Spotify, umuntu wifite abasha kuyigura, ariko n'abatifite aba Kenya Trap nabo ndi gupanga uburyo ki abageraho. Krisizi, ni show uyibonye gute? Jewe ndumiwe, yari fresh cyane. Final urayiririye? Ndumiwe kabisa. Numva ko na melody yumiwe. Wumvijwe n'iki? Byari bimeze fresh cyane. Ubushize ihuye ntago byagenze neza cyane, ariko ubu ngubu nabonye ubushize nabonye abantu bameze ukuntu nkaho bitonze, ariko ubu ngubu barahiye kabisa. Fresh. Kawo yo kakoze. Everybody say wo yo. Wagize kuri stage kugize ko abafana bagiye bakwakira handi hano hose. Duhe highlight yihuye ukuntu bimeze. Ihuye n'ababeshye ntago nari mbazi nk'abantu bakunda umuziki cyane. Uno munsi barambwiye ngo turakwemeje, nemeye kabisa, byagenze neza cyane. Kandi ubushize igihe Bugesera byagenze neza cyane, ariko imvura yaraturogoyeho gato, siye ko hahiye cyane. Ubu ngubu rero naho bigenze neza cyane. Nk'abahanzi ibi bitaramo bya MTN Iwacu muzika biri kubafasha iki? Kavuge nka Chris Easy wenda nze kuba muri rusange, kamere kuri rusange sinikunde cyane, n'akazi n'umugati. Icya kabiri ni experience ya bien, ari naho nza kuri Chris Easy cyane, ndi kwigiramo cyane ibintu ntari nsanzwe nzi tu. So ni urugendo shuri kandi urimo n'akazi. Ngibiye wungutse? Urasiye ngo wabyumva utari umuhanzi. Ari experience mfite yo kuri stage. I trust you iba like hiyongereye cyane. Chris Easy ugiye gusohora indirimbo nshyashya. Ni ryari imezite, ni hafi na sekoma, ni hafi n'ishuri, imezite muri make. Kopesi ni sana anama naba komeza. Ni sawa. Urakoze cyane. Abafana bihuye bameze bate ugereranyije n'ahandi hose? N'ababeshye iki gihugu abantu bakirimo, abajene by'umwihariko abantu umuziki barawukunda. Ibitaramo byose byagiye bigenda neza, ngira ngo mwarana bibonye ubwo twagiraga ikibazo cy'imvura n'imiyaga n'iki, abantu batashye bababaye. Nuko nyine uwo muziki bari baje kureba batawubonye, biragaragara ko abantu bacu basigaye bakunda umuziki, bari tayari kuzapotinga. Ubwo ni umwanya w'abasani nyiri kugira ngo natwe tubikorere tubiprofite. Ihuye ufite indirimbo nshya, ariko hari na projet twabonye muri no minsi uri gukoraho na Joboy, twagira ngo tubwire by'umwihariko ku ndirimbo nshya abanyarwanda no hanze yaho ku isi bari kuyakira gute, ariko natubwire kuri iyo projet yawe na Joboy. Indirimbo iri kugenda neza, abantu bayakiriye neza, habe mu Rwanda no mu karere by'umwihariko muri East Africa, kubera ko streams nyinshi turi kubona ziri kuva muri Kenya na Tanzania.
n'abanyarwanda of course mu rugo rero abantu bakiriye neza cyane kandi nizeye ko n'izindi zigiye gusohoka ari za danger kubera ko uvuze Joboy ariko haje na mbere yabo haje Black Diamonds bo muri South Africa mfite amabanga Prince ahubwo kuzana bano bahanzi bakaza gukorera video hano mu Rwanda ni umuvuno ushingiye ku kintu uburyo bwo kugaragaza u Rwanda nta bintu byo kuvuna birimo ni ukuvuga ngo n'abantu bateze mu mwana twagiye tugenda kenshi nabo bagera igihe baze nyine twarakuze sinatana kubajije ngo umaze gukorana na BNM ejo bundi indirimbo yarasohotse iri hanze bari yayo ni myiza koko boy na waraje umuhanzi ukurikiraho ninde ruteganyiriza iki bundi kujyanye na album abantu twakoranye ni benshi hari abo nagiye nsanga iwabo hari abagiye baza hano ariko ntekereza ko imishinga no kuzagenda isohoka igihe cyabyo cyo ntikiragera gusa nk'indirimbo yitwa foto iri kuri album so iri kuri album ndi kugenda mbavunguriraho gake gake imiziki irahari myinshi abantu bizere ko bizagenda neza no kurushaho nta gitaramo muteganya se kijyanye no kuronshinga album oya ndateganya icyo nzakorera Rusizi ejo bundi muri Iwacu na muzika ndetse n'Igisenyi abantu bazaze bitabira ari benshi n'ibindi bizagenda murakoze cyane murakoze byatari nawe